noneho rimwe ibirya barezi byadutse sinzi kuntu ahagaze gato uwo munsi nari nakubiswe ndabyuka nabuze amafaranga yo gushira mu kibino ko nanjye nakiyoboraga nanjye nyibamo cy'igihumbi cya buri munsi nakubiswe umuntu ari ibiceri by'ibihumbi 6 biramanutse ashizemo amafaranga 100 yatangiranye 100 ndi kubireba ndavuga ati umuntu ashaka gushema 100 mo hano uti ndakize birarangiye umuntu ashaka gushema 100 hano akarya 600 kandi noneho ukegeye umuntu wabiriye ari umuntu uri aho ngaho usanzwe nyine ndavuga ati umuntu nanoga yashizemo n'imibare haranashiramo imibare nk'umuntu wize ashiramo amafaranga nanjye ndabaza ndakigenda kira kintu rero urakirya wakirya kikakurya kandi rose kikayarira rimwe iyo kikuriye rimwe uhora kigufitiye ideni nuko uzi ko umuntu ugufitiye ideni uhora umwishuza nawe rero uhora yo ushaka kukijuza amafaranga cyakurira ubushyizemo ari nako kirya n'ayandi kandi mbashizemo ndabanza ndya igihumbi ndishima nashizemo desi ndi igihumbi no nyanda nigeze kuri 5 ndavuga ati nk'ubwo niyo gutandya amafaranga y'icyumweru cyose y'inama ubwo ndi gushaka 2,000 y'amafaranga cyangeye kirayarya yose ku murongo kirayamara ndazamuka ndavuga oya nari 5,000 byose kirabiriye njya gukora mu yandi y'inama sasa y'abandi ujye kuyakoramo ngo kuyakoramo ndakina noneho kiragenda kingira chronique hamwe nabaga afite 1,100 nkabishiramo nanjye nza kugisaba umushinwa arakima kiragenda kirangiza pe kima amafaranga ku buryo ndabyokije muri quartier nk'umuntu wese wagiraga ikibazo yazaga kunguza amafaranga natinya kuguriza umuntu 200 kandi nta n'ingwate amaye buryo ndabyuka nakoraga 30 ku munsi n'ubuzima sasa bwari bwatangiye kuza 30 ku munsi ndagira ngo renga 900 ko nase nyamo nama 12 ku munsi kigi ubuzima bumeze neza ariko noneho nacyo kitanyoroheye uko ba member ari nako kirya nawe ugora waragikinaga cyane kandi ari nanjye nyiracyo ndiki biva hese wananye ngikine numva uko oya chatino ntabwo nakifuriza umuntu kirakira umva nanjye ngira ubuzima bwiza mbona amafaranga ubuzima burahinduka mu rugo mbasha kugura du flat utwo dutebe n'iki byose ariko noneho biza kugera ngaho noneho cyo kiranyanga kwa kundi cyazaga kima kirabyanga noneho burundu ugikina ugahomba gikina ngahomba kubita mu 30 kikayarya 1,100 kikayarya cyagenda kimara amafaranga oya tuvuga ngo utangira uri gukina guhera mu gitondo cyo urumva ko nagikinaga guhera mu gitondo nka saa moya n'igice mvuye mu rugo byari hafi nko kuva hano gera hirya ku kazi no mu rugo ugashyiramo truwasa ngashiramo truwasa 5 2 3 4 5 10 bikabiragiye usiko yagezanga nyiri 1,100 ku munsi ku buryo iminsi 5 nabaga maze gukina 500 kiyarya bigeraho ngaho amafaranga yose kirayamara n'igishoro nabaga mfite cyo mvunjira abakiriya baje gukina rero kirayamara kijya no mafaranga y'inama y'abandi y'ikibina kirayamara kiryabareze kiba kirakuriye ko geraho ngaho noneho biba ngombwa ko amafaranga y'ameza ne y'inzu kuyishura biza kugorana yirinza ati ibintu ntabwo bishoboka rero mbwira madamu ati rero abantu bari kunyishyura amafaranga yabo y'inama uvuga inama nageze mu 900 ngira madamu rero Bugande byakomeye aza kujya Bugande rero nanjye nza kuba muzima bubi hamwe no kugira ngo nzigurire urukweto rw'15,000 byabaga ari ikibazo kandi nari umuntu w'umugabo utunga inote ya miliyoni nta kibazo mfite abantu baguriza 500 nta kibazo mfite rero biza kwanga biba ngoma ko nsubira kujya kuba mu rugo byanga kubw'amahirwe rero madamu arambye ati rero umaze umwaka cyo base bafunga imipaka umaze umwaka n'igice utaza kundeba uko nafataga amafaranga yanjye kumureba mfite 20 cyo cyari 10,000 muri Volcano na Trinity kugira njye kumureba nkabona afite 20 ngo niti kinjyana nizangarura urukumva kinjyana nizangarura ngabarase nta n'amafaranga mfite no kushira n'umwana na bombo niki mfite 20 gusa vuga kankire mu kirya barize ndebe ko kiri bume n'ibihumbi 5 maze 20 kikaba kirabiriye wera gatangirira azira byabarenze cyaragusashije ngo madamu amara umwaka n'igishe najya kumureba arambye rero sasuzi n'ibindi nibigeza mu kwa gatanu utaranzana nzatamenya ko utakira umugabo wanjye ubwo nicaye buriya njya nkunda biganiro gafaranga akora buriya wa mugani nta munezero wakora mu bintu by'isi munezero ukura mu gusenga naje kwicara ndavuga ati man niki cyankora kuri bino bintu uko nafataga umwanzuro ntabwo ndi bwongere kugikina ngafunga umutwe pe n'icyumweru kigashira byarangiye inshuro ndagikinyezera byarangiye icyumweru kigashira umunsi wa 8 bikaba biranze noneho kigata kindi yandi yose nigeze nyina nagomba gukina kita kinkubita cyane nibwo nicaye ndasenga man uko kukiri kwemera ko bino bintu bimbaho senga cyane ndavuga kandi nizeye ko maze gusena abana nizeye ko amasengesho yanjye yumvishe kandi kwera kwizera ko Imana yayumvishe nanayisezerana man nyine nyira gukina kintu kiryabareze uzamane bikomeye nibuka ko kandi Imana yihaye isezerano uba ugomba kurisoza iraguhana icyo gihe nahise nihari rero kugira ngo nzacike kuri ibyo bintu ubwo rero nabonye mbiciseho burundu ku bw'amahirwe nahise nandika filime yitwa Majoro ako kanya madamu yambye ngo mu kwa gatanu bigera ariko yashize akadomo nibigera mu kwa gatanu utarangarura fini bw'amahirwe icyo gihe nahise nandika filime yitwa Majoro ibirakunzwe itangira kwitunga 500
600,000 600,400 ngomba gufata 40% biza kuba nk'uko bahita bankubita miliyoni banguse miliyoni ikigena ese nkora na Kiramani nayo itizi kubita za miliyoni 6 miliyoni 3 miliyoni zinga ni ya masengesho n'undi mana yazisubiza ko ntabwo myuva kuntu ubushobozi bwanjye ngewe ushobora kwandika filime ebyiri icyarimwe zikahita zikubita hit igihe kingana gutyo byanze bikunda yasemo na Karimana yanshubije yashatse ko wa mugore wanjye agaruka ko nima nkoze filime ya mbere katikubita 500 ya kabiri gatari kujya muri za miliyoni umva n'Imana ashaka ko amafaranga umugore wanjye agaruka umugore wanjye rero ikintu nshimira Imana naje kumugorora mu kwa kane mbere yuko kwa gatanu mbere kwa gatanu kugera bigera Kiryabarezi nacyo kiretse nta kiretse cy'uburu